Abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bawo ari bo Ajiprodo Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 45 cy'ikinamico Shirimpumu, aho Kimonyo atakozwaga ibyo guhabwa umuganda n'abaturanyi be barimo nabo yasize ahemukiye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ese Mukamusoni yaba yarabyifashe mate? Nimukurikira igice cya 46 cy'ikinamico Shirimpumu. Reka nihute ubushize nakerewe inama mbona abantu bose barimo kunyitegereza. Ubwo uyu munsi baza kuganira ku gikorwa cyo kuzaza kutwubakira. Noneho nkerewe byagaragara nabi pe. Uriya ndeba imbere yanjye si Muhirera. Yewe Muhire we, ndinda winsiga tujyane. Ndori we bitese. Ni sawa. Bahanguka ntabwo nkusiga. Noneho uyu munsi ntabwo wakerewe inama uzigiye pe. Noneho menya tuzindutse kabisa. Nje ku irembo numva mama we murimo gutongana. Narinzi ko ndi bukunyureho ariko nahise ngira ubwoba. Sha wahora niki? Erega buriya naje muri karabu duhuza ababyeyi batabishaka. Rimwe na rimwe rero iyo ngiye kuza usanga mama nyimuruhusha. Buriya nubwo ubona papa afunze, ariko ikintu cyose tugiye gukora mu rugo turakimumenyesha. Nimubwira ibyuko ngiye kuza muri karabu duhuze. Yarabyanze ngo singashyire hamwe n'urubyiruko tudahuje amateka n'ubwoko. Gusa mama we uko iminsi ishira indi gataha, managenda ahinduka. Wenda bazabyumva vuba. Yewe bizaza. Wowe gusa ntuzarambirwe. Ni urugamba nk'urubyiruko tugomba kurwana. Twabakiye ku mateka yahise y'ababyeyi bacu rero ntacyo twageraho. Ariko rero nanone ntitugomba kuyiyibagiza. Akuze ko ari byo. Mpamvu tugomba kugira ibyo dukosora rwose. Nibyo rwose. Erega ejo hazaza ni ahacu kandi bo ntabwo bazaba bahari. Niyo mpamvu rero nk'urubyiruko tugomba gushyira hamwe hakiri kare tukagira ibyo dukora. Kabisa. Buriya nubwo tubona tungana kuriya, tugitangira siko twanganaga. Hari nawe twatangiranye bageze hagati bavamo. Gusa twarakomeje ntitwacika intege, ariko aho bigeze urabona ko bitanga icyizere, cyane cyane ko n'abakuze basigaye baza tugafatanya mu bikorwa byacu byo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Ntiwumva se? Iyo nanjye nza karenda hari icyo mba maze kugeraho mwa. None se Muhi, ko hari icyo nashakaga kugusaba. Yewe humura ntarirarenga. Mbwira nta kibazo nkuteze yombi. Rero ndakumva. Nubwo naje muri karabu duhuze nkerewe, buriya nta kuntu mwazamfasha ku rutonde rw'abantu bazahabwa inkoko mukazanshyira hafi, areba uko nakwikenura mwa. Ko byamfasha na mama akarushaho kubona akamaro ka karabu duhuze. Ibyo nta kibazo ndo. Nzabigusabira mu nama. Umwanya wanjye ari wowe bawushyiraho tugorane. Kora hamwe. Urakoze cyane. Ntabwo nabona uko ngushimira pe. Reka tunyaruke. Yega niko Marigo wazanye agasambise tukicaraho tukugama akazuba hano munsi y'iki giti. Mbega izuba. Buhagurutse nkarambure se mugabo mwiza. Niko ye. Nyamara rwose ukwiye kujya ushaka akanya ukaruhuka tukirirwana mu rugo tukanaganira. Tukabona n'akanya ko guhuza urugwiro. Sibyo mugabo mwiza? Kugira ngo se ntibyari bikwiye. Nta bundi rwose kwirwa umuntu yirukanga inyuma y'amafaranga, ntabona akanya gahagije ko kwita ku rugo nabyo ni ikindi kibazo. Sibyo mba nkubwira se. Erega buri urugo rwacu rwazize kutaganira. None se simbika kutambwiye aho wakuye iyi moto. Ejo niriwe mperereza ngira guhagurishije isambu utambwiye. Sobanurira rero. Ariko kuki utanyizera mugore mwiza? Niko ye. Urumva rwose nagurisha umutungo w'urugo umugore atabizi? Ahubwo se hari umuntu wawugura umugabo n'umugore atabyumvikanyeho? Ahubwo atega agakombe musukiramo kandi gashira. Naho rwose se ibyo by'imitungo niko ye. Rekeraho katameneka. Karengetse. Karamirika.
yega niko ye karagera ku nyota neza neza. Ese ko Gatesi adakomeye agiye hehe? Nashakaga kumutuma ku kabari kujya kundebera ko Mucoma yavuye kurangura ihene, ndimo kumuhamagara nkumva telefone ye itariho. Gatesi namutumye kwa nyirasenge, numvaga uyu munsi nkeneye ko tuganira twenyine, nta wundi muntu turogoya mugabo wanjye. Gusa nava yaraza guhitira muri za nama zabo ngo zaduhuze da. Za nama se ntuzizi weho waranyurayo. Mbese nahe byamutombazaga byo rero, iriya moto buriya hari abantu bayimpayemo impano, cyakoze baramfashije pe. Ahubwo nzabakwereka ubashimire kuko nibo bambaye hafi. Abo bantu ni bande Simbika? Kandi ubwo wasanga harimo igitsina gore mbwira. Niko ye wahebwiwe nande se ko iyo nkuru nta wundi muntu wundi ndayibwira. Simbika mbwira ninde wakuguriye moto ngo ni umugore? Ariko se Marigo, ubwo ikibazo wayinguriye nuko ari umugore? Nkaho watoje ukamenya impamvu yatumye ayingurira. Ariko Simbika, kubizi ko mvoma hafi kuki ubushaka kundisha umutima koko. Ngaho mbwira mugabo mwiza rero, uwo mugore yakuguriye moto wamukoreye iki? Niki wamukoreye kugeza ubwo aguha impano ya moto? Uwo mugore se afite umugabo? Ahubwo se afite imyaka ingahe? Ngize ukuri. Tuza ndakubwira yewe. None se Marigo, muri 94 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, uribuka abana babiri twajyaga duhisha mu Rwina ku manywa, ninjoro tukabaraza munsi y'urutara? Wa muhungu bitaga Claude wari kumwe na mushiki we? Ariko wa mugani bagiye hedisi. Ndibuka ko nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu batubwiye ko bagiye gushakisha bene wabo. Baba bakiriho ariko ntibigeze bagaruka disi. Baracyariho Simbika? Baracyariho. Nibyo rero nakubwiraga. Buriya rero kimara kwahukana narihebye pe, ndiheba ndetse rwose ngira kuri. Nuko ngeze mfata gahunda kujya kugura ikinini cyica imbebo ngo nze kukinywa. Ayiwe nari mfakaye nkiri muto, mana yanjye koko. Nuko bigenda gute Simbika? Komeza umbwire numve. Nyine ubwo ndi mu nzira ngiye kugura icyo kinini, naje guhura n'umugore mwiza yatokowe. Nuko arambwira ngo mutokore. Nuko ye ariko upfiki n'abagore beza. Ubundi se ubwiza bw'umugore buba hehe? Nyamara wa mugabo ingeso yawe y'uburaya kubaye hakarande nushaka kuyirinde. Yirinde rwose. Akasakumirura. Ariko se waretse ukabanza ukumva nicyo nkubwira. Yego mugabo mwiza mbabarira ntabwo nongera. Nuko se uwo mugore mwiza ahuriye he n'abana twahishe? Ngira yewe wikomeza kunyicisha amatsiko. Nyine nibyo nakubwiraga. Uwo mugore twaje kuganira ndetse nyereka hafite akabari harahegeye rwose mu gasantere. Tujyana yajya kungurira agacupa. Erega wihamenye y'abasetsi, ubwo wagiye inyuma y'umugore ngaho jugujugujugujugu kadata umugore mwiza w'igikwerera imbere Simbika ngo inyuma ko naherutse abagabo ari bo bagurira abagore inzoga. Uwo yakuguriraga guciki yagucaga iki Simbika? Maragare reka nkubwire rero, urabizi reka inkuru tuyiretse nzaye kubwira ikindi gihe. Rwose ndumva utangiye kubivanga. Reka ahubwo mbe nigire kuruhuka. Ngaho komeza umbwire ntabwo nongera kuguca mu ijambo. Erega mfite amatsiko yo kumenya aho wakuye iyi moto no kumenya niba nta wundi mugore wansigariye ku rugo. Nyine nibyo nakubwiraga. Umudamu twaraganiriye nyuma tuza no kumenyana. Sanga ari mushiki wa Claude, kakana k'agakobwa bari kumwe ubwo twabahishaga muri 94. Yewe Imana ishimwe n'ukuri ndamwibutse. Kera yari akana keza k'inzobe, nabonaga nigakura kazavugisha amangambura abahungu pe. Maragare wahora niki? Si abahungu gusa ahubwo n'abagabo iyo bamubonye rwose barabyindimi. Muri abo bagabo nawe urimo Simbika? Ariko se ntukajya ungereranya n'abandi Marigo. Erega njye ukundeba ndihariye. Niko njye ndi mu bagabo bake b'inyangamugayo basigaye kuri aka gasozi kabwira amahoro n'inyamitavu. Aha komeza unyibwirira iby'iyo nkuru naho iby'ubunyangamugayo bwawe nzaba mbimenya. Nyine ubwo nibyo nakubwiraga. Ubwo mugore rero twaribwiranye ambwira ko byabagendekeye bavuye hano. Mbese ni birebire. Gusa barakuze ndetse barashaka. Gusa uwo musaza bita Claude ngo wasigaye yibera i Burayi, naho Jeannette n'umugabo batuye inaha. Ndumva nishimye n'ukuri. Ahubwo uzabwire Jeannette azane n'umugabo we nanjye mbabone mbasuhuze. Nzamubwira nta kibazo bazadusure. Ahubwo buri ikintu gikomeye nashakaga kukubwira rero Margarita. Ahubwo se utarambwira icyo kintu gikomeye uko utambwiye uko baje kuguha moto nyine. Nyine nibyo nashakaga kukubwira. Mu gihe utari uhari hari ibintu byinshi rwose byagiye bihinduka. Nibyo ngira ngo tuze kuganiraho utazajya ugira icyo ubona kikagutungura. Sibyo? Ntabivuga. Ibyo byahindutse ni ibiki se kandi? Nyine ntuzi ko ahukana wasize nka yarabyaye. Ubwo nyine nyuma yaho Marie guhura na Jeannette akambwira ko afite akana kakiri gato gakeneye amata, nagiye mukamira. Ndetse na n'uyu munsi rwose bakamisha hano. Hari amata wabonye kari akana kaje gutwara hano kari mu gitondo, naho kari kayajyanye. Ibyo se hari ikibazo kibirimo? Bakwishyura ngahe? Nyine aho none nashakaga kuganisha. Ariko none wihangane rwose ntumvugiremo. Nawe ndaza kuguha akanyuze kumbaza. Nkomeze nagongera kunca mu ijambo. Mfite amatsiko ye humura ntabwo nongera kukuvugiramo.
nyine ubwo kuko nabonaga amata nk'ama ntayanywa njyenyine ngo nyamare ntisemo kujya nkamira uwo mwana wa Jeannette rwose nta mafaranga nigeze mwaka. aho ntimunyumvira ariko se Marigari twasezeranye mbabarira ntitwavuganye ko utongera kunca mu ijambo mugore we. nubwo ntumva neza ukuntu kamira umuntu amata y'ubuntu ariko rwose ntabwo nongera kuvuga komeza numve nyine tuza wumve. uwo mudamu rero buri mu gitondo yazaga gufata amata y'umwana akambaza aho umugore n'abana aho bagiye. yazaga wenyine Simbika ngo yazaga mu gitondo bitwaye ikiza kuki se atashatse akana ngo ariko ajya atuma kaze gutwara ayo mata. ariko se waretse ngo watuje koko babarira komeza. nyine yazanaga na kariya kana wabonye kaje gutwara amata mu gitondo. ubwo nyine rero nakomeje kumukamira ariko nyiraho namubwiye ko wagiye kurwaza mama wawe. ubwo rero nimuza guhura cyangwa ukajya wumva abantu bakubaza niba amaboko yarakize ujye umenya icyo basubiza wa mugore we sibyo kuko rwose baranagerageje guhisha ko wahukanye. nicyo ngukundira mugabo mwiza rega tuzasazana ntiwumva. cyane rwose. ubwo rero twihuse Jeannette yaje kuganira na musaza we Claude amubwira ko yabonye wa muntu wabahishe muri jenoside yakorewe abatutsi. Marigari cyakora nkubwire buri umuntu ajya kwiheba Imana igatabara. nuko rero bajya inama biyemeza kuzadufasha kwiteza imbere. nuko bambaza ikintu bamfasha cyatugirira akamaro. sinzi uko natekereje mu buto mbibabwira n'ikinira niko ye ngiye kubona mbona barahinguriye da. Mana ishobora byose mbega abantu beza mana koko. ubu iyi moto ni iyacu Simbika nta kintu na kimwe bazatubaza. cyane rwose da iyi moto ureba ni iyacu. ubwo rero urumva abantu bamaye moto se ntari gutinyuka kubaka amafaranga y'amata y'umwana. oya rwose byaba ari umutima wa gitindi. oya ntibikabe. urumva rero nyine ubwo twahise tuba inshuti. uwo mudamu rero bita Jeannette yari afite umucoma wamukoreraga mu kabari ariko ukabona umucoma akora nabi ndetse rwose bigeze haramwirukana. nyuma rero icyo cyokezo naje kukimusaba ubu turagikodesha. n'ubwo uwo mudamu acuruza inzoga nanjye nkacuruza inyama. impamvu rero nkubwiye byose mugore mwiza Margarita ni ukugira ngo umenye ukuri ku mibereho yanjye ejo utazajya wumusakirana cyangwa ukankekera ibindi. ni ukuri urakoze mugabo nkunda ndumva urugo rwacu rugiye kurushaho gutera imbere pe. urakorwa pe. niko muhi uyu nama iratangira ryari ko mbona abantu benshi bakerewe. ese noneho Gatesi wamusize kutamuzanye mwe. fisi rwose urasetsa twagira ngo Gatesi tubana mu rugo nk'umugabo n'umugore. ariko menya umukobwa wa Simbika nka mwese mumukunda kabisa. iyo yabuze mu nama mbona abantu mutishimye rwose. erega Gatesi aradususurutse ahubwo se nubwo bamwe bataraza uriya muhire se yabadufashije agatangiza inama aho abandi bazira barasanga hari ibyo tumaze kuganiraho nabo batwunganira. nta kibazo fisi we murakoze cyane. bimwe mu byo tuza kuganiraho uyu munsi ni ibikorwa dukora bigamije kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge nk'uko twabivuzeho mu nama zabanje ndetse dufatanyije na mujyanama. turateganya kuzajya kubakira umuryango wa Kimonyo ariwe se wa Ndori tubana hano muri club. ndabona Ndori azamuye akaboko. ndo tuguhaye ijambo. mwarakoze cyane kutuzirikana rwose natwe twamaze kwitegura ni karibu iwacu. Margarita akomeje kwishimira iterambere ry'umuryango. Ndori we yishimiye kumenya ko urubyiruko abana muri club duhuze twamaze gutegura igikorwa cyo kubaha umuganda wo gusana inzu. ese Mukamusoni yaba yarageze abakirengagiza inama umugabo yamugiraga? ntuzacikwe n'igice cya 47 cy'ikinamico Shirimpumbu. hari icyakunyuze ufite ikibazo inama watanga cyangwa igitekerezo watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo ikinamico Shirimpumbu ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. ikinamico Shirimpumbu itambuka kuri radiyo Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'ikinyarwanda. Wino mushinga